icya mbere ni ukubona gikomeye ku buryo cyasarurwa. Nihaza itegeko ribuza umuntu kwambara igitenge, iryo nzagenda arebe no mu muryango w'iwabo abantu bambaye ibitenge ko babarose. Kandi wasanga noneho uwandika ibyo bintu ataranagurira nyina igitenge. Umuntu hari igihe ahinduka. Njye nabaga mfite igikombe cyane ducyuzuye mu biyi, umereza imishajirwa 3 haguhereza umunyonyo. Rero ukuntu twozaga iminyonyo ni nacyo gishekeje, no kuwunyunguta mu kanwa. Man, ubwana ni ibintu bya danje. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Niko gadi we. Ibigori hari ukuntu ngiye kukwereka ukuntu wotsa ibigori mwana. Bayita umubeya. Urumva? Umubeya uzi icyo bivuze? Oya, cyeza ariko cyoroshye. Ubwo nta nubwo kiba cyakageza igihe cyo gusarura, ariko Imana ifite udukoryo. Ubona ukuntu yagiye ishyiramo utuntu tw'utubo. Si ibyanjye se, none se nashaka bitekereza uko abishaka. Utu tuntu biturukaye kugira ngo duse gutya amabara. Ntabwo mbizi, wabibaza Imana. Mu bigori twateye se ko nta bara risa gutya ryari ririmo. Harya buriya twabiteye ryari? Ntabwo nabaza amezi. Ariko icya mbere ni ukubona gikomeye ku buryo cyasarurwa. Urakireba n'ukuntu tuba twaragiye ushishuraho akantu gato hejuru, cyangwa se n'inyoni zikagushishurira. Oya, ndavuga ku bigori. Ibijumba n'impaka ucukuye ukare. Ariko nka cya gihe abantu b'imyumbati warababonye? Yego, abantu b'imyumbati. Ariko rero umuntu ushaka kugaruka ku musaza uko urya imyumbati yabonye bisa nkaho rukeneye imbaraga kandi ari ntabwo hagarara. Gadi wagiye umbabarira. Azaze ntaribe. None se byari bimeze bite ahandi wowe? Kanwokereza ikigori ugire ngo ni umunsi wo kubeshya. Ariko ari uwundi nyine. Oya, uyu munsi nta bushera. Kare nta Hennessy ni ka B1G ku isi hose. Hajemo nkongosha.
hari igihe mbonaho bibiri, hari igihe aba ari kimwe, hari n'igihe nta na kimwe. Asigad nkawe uheruka kwipimisha ibiro ryawe? Usanzwe ufite bingahe? Dore nk'aha do sikamu sinzi ukuntu, ntabwo ari umuntu wenyine uzana uruhara. Nuko abantu bakunda kubitindaho. Oya, ni kuri buri muntu. Nanjye byarancanze. hari iyo bita, hari ibigori byitwa ngo ni gutera iburide. Reka mbanze mbishyire ku murongo neza, mbone mfatisha imbabura ubundi. Gadi ibigori urabirya ubimare? Subire mu murima none. Reka mbanze rimwe ndabibaze, ariko ibyo bintu byo bazana nta muntu ubarebera. Hari nk'ikintu gitekereza kimeze nk'imihango ya kera nyine, bavuga ngo iki kintu kirabujijwe cyangwa kiraziririzwa, ariko wakireba ukabona nta bazirike gifite. Yego, byinshi cyane. Kuvuga ngo nuvuga ingwe nijoro ngo iraza, si twabiganiriyeho se cyagiye na za mudakubitwa? Agasimba kera bajyaga bavuga ngo ugafashe nijoro ngo ukibeshya gutyo ugakoraho. Ahubwo hari udusimba twajyaga twakira inyo, urakazi? Katumaga tunyara ku buriri. Ni nka biriya nakubwiye bya matene, ngo imirizo ya matene. Okay, ubu gahunda ihari rero ni ugufatisha imbabura tukaganira turi kwiyokereza akagura. Bigize icyaha? Ntabwo bigize icyaha, ahubwo Gadi wagiye. Oya, agatenge ni akantu. None se ubu kuta ari ababaza abamama impamvu bambara amapantaro? ariko amapantaro bibiri rusange, ibyo ngibyo Nibi rero bibe rusange. umugabo akambara intuzi. None se bigutwaye iki? Nta kintu bintwaye nabazaga. Ntiwashubijwe rero. Bibone, ibintu byose biza ari bishyashya. Bibone, nutabibona birakureba. Urumva? Ase kuki mukomeza ibintu man? Amaji yambaye igiti, yacyambaye nye. Mwese kwambara igitenge. Nihaza itegeko ribuza umuntu kwambara igitenge, iryo nzarikurikiza. Nje ndi mu rugo mani, bintwaye iki? Ubu wabonye ko abakobwa basigaye bambara amabogisi, nabo se ko mutarabibabaza? Abamama mu mapantaro, abakobwa. Ntoya, nta muntu wampaye uburenganzira, ninjye wabwihaye. None se birantwara iki? Uwo muntu mureke. Ubwo azagenda arebe no mu muryango w'iwabo abantu bambaye ibitenge ko babarose. Kandi wasanga noneho
uwandika ibyo bintu ataranagurira nyina igitenge. Akahe kantu se? Wowe uri guseka igitenge kandi mama wawe urabizi ko utaranamugurira igitenge, ubwo se uri guseka iki? Kanza n'ikibiriti hano nkwereka ukuntu twirira ibigori. Baseka. Igitenge ni umwambaro. Uzarebe nko mu bihugu bindi byo hanze, wenda simvuze ko ari ugukurikiza imico yabo, ariko igitenge ni umwenda usanzwe. Inanga wenda ikintu abagabo b'iki gihe binaha babikoresha, barabidodesha amashati, ipantaro. Njyewe rero ntacyo nadodesheje, ni ukugitsapa oji. Cyakoze hanze ho ntago ikibazo ni uko ugiye kubishyira hanze, ariko hanze ntabwo ntacyamba. Nyine mba numva abantu bagenda bagukebukira bakureba, bakuvuga baryana inzara. Ngaho utekereza ko uvuze ngo yarasaze. Umuntu wambaye igitenge aba yarasaze. Ari umugabo nyine biba bitunguranye cyane. Ese amagini inka ya masaha ya nijoro turi kumva ashobora kugira ngo ati ntago ndi burya n'ubwo nshonje. Inzara iho kubitaho ko bati ndazinduka ati ntari bindemera nzinduka ariko nyine sinarya amasaha. Saa 9. Ntago ushobora kurya. Kubeshya sitani. Saa 9 biba ari ibisazi. Saa 9 ntago ushobora kurya. Ntago nshobora kurya. Ubu se wari uzi gucana imbabura gadi we? Aha. Ubu no kuvuga ngo amajicanye imbabura nacyo ngo ni ikibazo. Gaze se ntago yizi ko ihari n'ibiki. Buri wese afite gahunda, ahubwo n'amashyiga nyafite hano. Ariko wijena ute? Kwijena birajenana ahubwo ari byo. Kwijena birakujena. N'abandi babikabajena bagatekereza cyane, niba bashaka bazabyihore. Ubu hari abana batazi ukuntu bacana imbabura bo muri iyi generasiyo. Sinakwiteza imbabura njyewe. Nzara cyeka. Ibyo ni ibintu bidafite njyewe ntagenderaho. Ni abantu bankiritikaho, biranjena cyane, abantu bashaka kunca intege nubwo ntazicika, ariko nicyo kintu kinjena, kuko iyo unjennye nanjye mba numva nagusubiza nkakubwira ibindi bintu nanjye ukuntu mbyumva. Urumva? Urahinga umwumbati ngo gwe, wakwiyokereza ibigori byawe nkwe, wakwiyororera inkoko zawe gwe, waririmba indirimbo ngo sureba ngo ibi nibyo twagushakagaho, wowe unshakaho ibyo bintu wigeze uyishyura iyo ndirimbo. Ariko kwambara igitenge no gukura fone mu mufuka ni ibisazi. Allo? Oui. Yego. Uretse gato ndaza kuguhamagara nindangiza ibintu nari ndimo. Sawa. Urumva? Kare nari ndi kugenda nkumva kiri kumfata. Nkibaza bibaye ngombwa ko umuntu akozamo, gukozamo surabizi. Gufumyamo. Yapfumyamo gute? Abadega
bikaba ngombwa ko ufuma zumye. Ubwo rero reka dutegereze imbabura ifatwe ari nk'umugabo ucyambaye agakenera kujya kwihagarika byamutonda yagikenyura yo kenyura amakara ko bayatwitse kandi biba ari ibiti ni ukuyatwika ubugira kabiri yongera gushya nyine yongera ku wari uzi ko se amakara bayarura bayarura kuyarura gute nyine iyo ageze ahantu atangiye ku sinzi ukuntu babipima n'ibyabo simbizi ariko amakara nayo barayarura ariko bakamenya ngo aya none yashobora kuko aba ari kongera kwimenyereza bwa bushyuhe yahoranye akiri igiti bayacanishije n'ubushyuhe cyangwa umuriro baracana bisanzwe ntabwo mbikoze ubirebaga ndi kuvuga abayatwika ariko ntihatari ariko ndayifatishije sha ibi bintu rega mujye mumenya ko ubuzima bwacu bwa buri munsi anytime ubu ntabwo twagera ahantu wenda nko kuvuga ngo umuntu agiye gukora akazi ko mu rugo ngo bakubaze ngo se wabaza kwiziniyeri se wayitekaho ibishyimbo imenyereza ubuzima bwose wayibiteka ariko habe konsomasiyo habe aya akantu k'imbabura ni sawa ubu ngubu hano nahita notsa ihene nyifite ni vuba nk'agakoko usibye ko ntazi kubaga inkoko ngewe nkunda kuyibona ibaze ntaryo kereka umwana w'umuntu kumubaga kandi nkoresheje umunwa kubera ko ndavuga ati baga yazanye ubugoryi ugahita umubaga nta kinya aya ariko mba mbyiyumvamo uzapfa urimbwa ntumubwira n'iyi simbwa kugira ngo nzabe umugabo none nta kintu bizahindukaho nzapfa ndimbwa abaniga b'imbwa babaho abaniga b'imbwa baza n'ububwa kabisa uretse uraza nko muri comment urajya kubona ubona umuntu aravuze ati amaji ibyo bintu ntabyo twakumenyereyeho ibyo bintu urimo wabiretse ari kwinjira mu bintu byanjye ubwo ni ububwa nimba nanjye ntinjira mu byawe uranshaka iki si ubundi waretse kubireba nk'imbwa nyine turindire ifatwe ariko ndabona iri kwihuta cyane ntabwo bajya bayihungiza se oya umumbunda urawuzi kera twakoreshaga icyo bita umumbunda ya usa ubu ngubu ariko kuko nta kintu kiri kutwirukansa kadutegereza imvura uzi ko abantu bavuga ngo igicu gihinduka umva igicu kirahinduka kimeze nk'umuntu hari igihe ahinduka n'igicura nibyo kiba kidukoze ariko nta kibu ni nko kugira ngo ni nko guhanagura kano kayunguruzo ariko si ikigori ko ari ikigori noneho iyo urangije hari ukuntu uhita usiga hano utuvuta ushyiraho zahabu kugira ngo nyine ubuto bugenda bwinjira mu kigori mo imbere ugahindura bigenda bishyana
ntabwo ari bya bintu byo gushyiraho ubuto nyuma budahiye, ubundi ugategereza. hasi urumva icyo kibazo kitari ikibazo kitameze neza mana, igihe cyo gushya urumva ubu se si twari tuzi ko bigiye gushya mu kanya, imvura igahita ibikoreramo utuntu twitwa kaka. ni ugutegereza nyine ukagenda uhindura, bayita umubeya. hari abantu bakumbuye kurya nk'ikigori nk'iki ngiki, atari bya bintu byo kuvuga ngo bimaze ngo igihe. so ibonye ko twabyikuriye mu murima. vuba cyane. nari nzi kurashisha itopito no gukina biye. barabizi abana twakuranye barabizi. akantu bita danje ko muri biye bakazi. danje, pati imwe, pati ebyiri, umwobo, utuntu nk'utwo ngutwo, dogoma, biye z'imishaje irwaye iminyonyo. ubwo hari abantu bahise bibuka ibyo bihe byacu. n'akandi kantu ka danje, guparamira. kwa kundi abana biruka inyuma y'igikamyo akahita. ubwo nawe uri muri twe nyine. nigeze gukora ari imbunda twakoraga kera zikoze mu matiyo, ku buryo ishobora kurasa akantu nyine tugashyiramo inuza amahwa. hari amahwa yitwa imishubi, ku buryo ushobora kurasa ikintu ukoresheje umukoba cyangwa se fimbo, ku buryo urasa ngo pawu. nigeze kurasa ihene mani ipfumuka ijisho, inkoni nariye bro. ijisho banzanana nayo mu bantu ababyeyi ba kera. hari ukuntu bavugaga ngo mumwihanire. oya bakuzanana nayo no mu rugo iwanyu, tigaho mumwihanire umwana wanyu murebe ibyo akoze. ikabure bro. yitwa Dobo, nyakubura umusoro Dobo, ngufashe n'ubu ngubu ntabwo byarangiye. yankubitishije inkoni z'amahwa ahantu hitwa kuri Dumbezi ya 12. urumva yadutwarira imyenda aranadukubita. uzi gutaha uvuga ngo reka ndeke bwire mbone ntahe, yayijyanye mani, yanadukubise. noneho gukubitwa n'ingegera, wanataha n'iwanyu bakagukubita. umwera w'insazi. kandi urumva mu maposhi bombe yacu habaga harimo utuntu tw'ubuto buri mu ducupa, cyangwa se gikotoro twashyize mu gapapuro. urumva byose byaraturebaga. ibintu bya kera mani ni ibisazi. nkumbura sitori zo muri rekerasiyo niga pirimeri. mu wa kane twabaga dufite sitori ibona ku buryo gusubira mu ishuri basifuraga tukamera nk'abatabyumvisha. uzi kuba basifuye mwari mugeze ahantu ku
kuri story ya nyayo. kandi habaga hari umuntu Abari abaniga baba batubwira filime ngo mani ngo jetiri ngo akihagera ngo yarazamutse ngo kandi mwayinjoyiga nk'abari kuyireba. hari umuntu wavugaga filime ukumva uri kuyibona. Ubu se Rocky ntago yavuga filime ukaba uri kuyireba. Nta muntu nigeze nkorera urugomo rumeze muba uretse se kubatwara bi ukabatera n'inkonji no kubatwara utumarimari nta bindi. Nta muntu ugiye kuvuga ati uyu muntu rwose wacyamunyega nazamusaba imbabazi kanumvira. Imyembe yo twajyaga kuyifata bisanzwe. Hari umupapa watubwiraga ngo tuzajye tunyura aho ngaho tujye tugenda duca imyembe, ariko twigeze kujyayo atari umupapa ariyo umumama. Nawe byibaze nyine. Ntabwo twabyitaga kwiba no gusarura. Kwiba ni inshinga ivugitse nabi tu, ariko kera mani mu bwana bwacu twese nigeze kurira etajeri yo muri botike yo mu rugo. Urumva harimo ifu, ab'igikoma, ab'umunyu, ab'isukari, biswi, bombo. Nzamuka gake ngiye gufata super deep, urumva hejuru, kuko twakundaga kurya imyembe na super deep. Man, irangije inyiyubikaho bro byose yose. Urumva mfite ifu mu maso, mfite iki, ibintu byose nyine tu byose byaguye. Umukecuru arambwira ngo ngaho genda ujye kuryama. Ubwo twajyaga gushaka na shikarete z'imikinnyi, na shikarete twaryaga hakavamo umukinnyi tukajya dukina twa tuntu, hari n'iyo guhuha. Noneho njyewe nari mfite sisiteme yo kujya ncuruza imikino. Noneho mva nyine buretse jya kuryama. Umukecuru arakomejera, ndagenda ndaryama, ariko nukuryama umeze gutya ni buke biraza kugenda gute. Rero njyewe nagiraga umukecuru ukubika tu, akaba kwihoreye, nakavuga ati amakosa naba kangahe ukazamenya ibyo ari byo. Ariko gadi bufashe n'akagori hano, ako gadi ugiye kuzabyibuhira ubushera, ubugori, ibisheke, ibifenesi. Yes. Abana none bari muri iyo myaka niko biba bimeze man, style zose ni kimwe. Abana badakina tapu, bakina gati, bakina karere, ndavuga ariko mubo mubi wenda kure y'umujyi, kuko mu mujyi ngira ngo ubu ni PlayStation, no kureba ibitente, ariko koga, kujya mu bipupe, gukora ibiki n'ibiki. So rero twebwe ntago ari uko byari bimeze, ni ukujya kwiga igare ukagurisha iminyenga. Hari igihe nayizamuraga ari nk'imikinnyi 8. Biye ya waridumu, njye nabaga mfite igikombe cyane ducyuzuye mu biye, umereza imishajirwa 3 nkaguhereza umunyonyo. Rero kondo twozaga iminyonyo ni nacyo gishekeje, no kunyunguta mu kanwa
man ubwana ni ibintu bya danje nta ndwara twarwaraga uretse inkoni gusa inkoni uzi umuntu ukubwira ngo ntuva hoye aho akihava iyo akubwiye iryo tegeko ukamugenda inyuma ukagenda ukaryoherwa na football ukaryoherwa n'izo biye nuko kujya guhiga utuntu tw'utubokori n'amasandi n'ibishondamabyi n'iki byose urumva noneho agataha mbere yawe sasi yakubwiye ngo iki ngo ntuve ngo usize ku rugo ubwo nawe urabyumva ntareba ibitente ni ukuvuga ngo ni ibintu ni nka sinzi niba byita adolescence cyangwa kuko urumva muri quartier hudu yacu twabaga turi kuri level imwe mu myaka cyangwa kuri generation imwe. Njyewe nigeze gukora radio yo kuzajya mbwira abahungu ngo tugende mu rugo nkahita mvuga ati we Yusufu we Rashid twagiye kandi noneho nta hantu tugiye ni ukujya kwidumba ariko uzi kujya kuroba utuntu twitwa insambaza ntabwo ari insambaza bwa bufi buto sinzi ukuntu babwita indugu kandi mu rugo iwanyu usize ifi nini mani Thompson si ubwo hantu twabaga twagiye kuroba wayihabona. Ubuzima bwacu bwa kera n'abantu bari hano barabizi benshi bakuru mufite imyaka y'ubukure hari dega mwagiye mukora habe mu ma interna mwizemo habe mu ma primaire mwizemo ariko byagombaga kubaho ariko kugira ngo uzabicike ubu umuntu w'umugabo nyine bisaba imbaraga bisaba kwihiringa cyane. Namubwira ngo natekereza imbere kurusha aho hantu ari uyu munsi natekereza imbere arebe wenda nk'uko mba ndi gutangwa ababuhamya bw'ibyo nanyuzemo arebe nawe se nanjye nzaba meze kuriya wenda urugero nzaba ndenze hariya cyangwa nzaba ndi munsi ya hariya ahubwo nakumvira umubyeyi kuko umubyeyi bundi ni umubyeyi ni ikintu kinini cyane. Ndabona rero ibigori bihiye cya kindi wakimaze se cya kindi cyari kishyushye urabibona njyewe nta nubwo ari ukuvuga ko nkunda ibigori ariko kuba warabyihingiye ukagikuza kikangana gutya ukaba ugiye kukirya wow mba numva nishimye yego tubanze tubishyire munsi bishyire mu nda gake kurya byita kubivungurira muri ryinyo icyo kunywa nacyo kiraza erega iyo wageze hano gadi umushyitsi ni umwami wa mugani ariko buriya nuko uba waje ngwaho nyine umbwirira gutyo ngo dukore ugasambuye kwikorera utuntu tw'utugori hariya. Ikintu cya mbere nababwira mani ntimugakomplike ubuzima life ubuzima iyo ubukomplitse nabwo buragukomplika. Ibanga ryo kutabukomplika rero ni ukuba wowe wowe narabikubwiye ariko gado wazaretse tugakora ikiganiro hajya kubereka ukuntu umuntu aba atari ryari ba promising okay urakoze gadi nawe. Kigali News Channel.
Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.